Murakaza neza muri Action College. Uyu munsi tugiye kwibanda ku isomo rijyanye n'ikizamini cyo mu Busanza cyo kuri kategori A. Ariko murakaza neza muri Action College, ntago nk'ibisanzwe ntago twigisha driving gusa, tugiramo imyuga itandukanye, tugiramo kudoda, kogosha, gusuka, tukagiramo n'ubukanishi, tukagiramo kwigisha indimi. Nk'ibisanzwe murakaza neza muri Action College. Uyu munsi tugiye kwibanda ku isomo rijyanye na kategori A y'ikizamini gikorerwa mu Busanza online. Uyu munsi nicyo tugiye gukora. Hariya ukora nta mupolisi muri kumwe, bitandukanye na biriya twakoraga tugenda turi kumwe n'umupolisi. Hano uraza ugasanga ikinyabiziga cyawe kiri hano, ni ikoranabuhanga ukorana naryo, uri wenyine ujya ku kinyabiziga cyawe ugakurikiza amabwiriza, uba warize neza ugakora examen yawe, nta mupolisi ntawe muhurira, ni ikoranabuhanga rigenda riguhereza amanota. Iyo ubikoze neza uratsinda. Hano tugiye gutangira uburyo ikizamini cyacu kiba kimeze. Turaza tugasanga moto iteye hano muri start. Ahangaha niho moto yacu ibiri, tugatangira. Ahangaha urabona ko uyu ari 8 tuba twinjiyemo. Turaza tugacana ikinyoteri yacu. Iyo ducanye ikinyoteri yacu ntigomba kurenza amasegonda 4 twinjiye 8. Iyo twinjiye 8 duhita tuzimya ndangacyerekezo yacu. Ahangaha ntiwemerewe guca iburyo. Iyo uciye iburyo uba winjiye sens unique. Ubwo nk'ibisanzwe ucana kinyoteri y'ibumoso ukinjirira ibumoso nk'ibisanzwe. Wamara kwinjira ya masegonda 4 ukirinda ko agusanga, kuko yagufashe bagukata amanota 5. Aho ngaho uhita winjira 8 wawe, ukinjirira ibumoso, ugahita uzimya ndangacyerekezo ugakomeza. Haba harimo n'ibimenyetso bituyobora. Ahangaha uno 8 wacu hano hagati murabona ko harimo ibizero, nkabyo twakita karompuwe. Noneho hano hagati mubona ni nka kuriya n'ubundi aba ari iki, aba ari imihanda izunguruka rompuwe yacu. Ahangaha turaza, iyo tugeze ahangaha wa 8 wacu tuba tuwusoje. Iyo dusoje uno 8 wacu duhita dutangira ikizamini cya kabiri. Ubwo tuba dusoje ikizamini cy'8 hano, dutangira ikizamini cya kabiri aricyo bita inzitizi. Iki kizamini cy'inzitizi nicyo n'ubundi usanga gikorwa nk'ariya makona. Kuntu gikorwa rero, uraza ukitonda. Urabona hano hari umurongo uhagaze. Uyu murongo uhagaze ntiwemerewe kuza uwuce hejuru, cyangwa se igicucucucu cy'amahembe kiwunyure hejuru. Turitaza tukitaza uno murongo. Nubwo mubona hano hari icyerekezo kituyobora, turacyitaza tugasatira kuri uyu murongo wo ku ruhande, tugahunga cyane uriya murongo uhagaze, kuko yubashije kuwuca iruhande bagukata amanota. Urawitaza ukongera ukazamuka. Ubusanze hano iburyo bwawe, kandi urabona ko uburyo tugenda tubinyuramo ari nka kuriya tuba duca mu makona yacu. Tukongera tukitaza, tugasatira hano hepfo ibumoso bwacu. Niyo tugeze hano ibumoso bwacu n'ubundi turitaza nk'ibisanzwe, tukazamuka hano iburyo. Ahangaha kiba kirangiriye cy'inzitizi, tuba tugiye gutangira ikindi kizamini cya gatatu, aricyo twakita akayira karombereje. Kano kayira karombereje ni uko ukitondera. Urumva iyo uvuye hano mu nzitizi zacu ari nka cya kizamini twakita amakona, duhita tujya muri kiriya kizamini cy'inzira irombereje. Iriya nzira irombereje tugomba kuyinyuranamo ndangacyerekezo. Indangacyerekezo tunyuranamo ni iy'ibumoso nk'ibisanzwe, kandi tugomba kugenda twitaje ku buryo twirinda kugira umurongo tugonga. Iyo ubashije kugonga iburyo cyangwa ukagonga ibumoso utakaza amanota yawe. Urabona hano ino nzira yacu iyo uyigezemo, ikintu ukora uba wacanye indangacyerekezo yawe y'ibumoso. Ikintu uhita ukora, ureba muri metero 5 imbere zawe, cyangwa ukareba imbere ku mpera za nzira yacu ka kayira karombereje, kuko ubashe kugenda ukareba hafi yawe, ureba muri moto bituma ukagonga. Kandi urinda kuzunguza ibirenge cyangwa se kugenda ukuraho amata, ufungira warinze ukareba imbere. Ahangaha dusoje ya nzira yacu irombereje. Iyo tuyisoje hano duhita dukuramo ndangacyerekezo yacu y'ibumoso, tukitegura kujya kwangaja vitensi ya kabiri, aribwo duhita dufata wa muvuduko wa 25 ari utegetswe. Hariya kuri ya nzira yacu y'umuvuduko wa 25 niho tuzasanga icyapa kitutegeka gufata wa muvuduko wa 25. Ariko imbere hafi ya bogisi yacu n'ubundi haba hari ikindi cyapa
kibuza kuba ufite hejuru ya wa muvuduko wa 25. Ubwo urumva urawufata kuri cya cyapa utegetswe, ukigera muri 1/2 ukarekura umuriro wawe, ahasigaye ugasatira ya bogisi yawe. Niho hemewe ko dufata fire zacu tugeze muri ya bogisi. Tugomba kwinjira muri ya bogisi, moto yo yinjiyemo nibwo tubasha gufata fire y'imbere n'inyuma, tuzifatira rimwe. Kandi iyo duteretse ikirenge, urumva nk'ibisanzwe n'ubundi ni ikirenge cy'ibumoso dukura kuri moto, kuko icy'iburyo ntago tugikuraho. Impamvu tudakuraho icy'iburyo, murabizi ko icy'iburyo kiba gifashe fire yacu y'ikirenge ariyo y'inyuma. Aha ngaha rero turahagarara. Iyo duhagazemo hano ntitugomba kurenza amasegonda 7 twahagaze muri ino bogisi, kuko amasegonda 7 yabashe kudusangamo, aho ngaho tuba dutsinzwe ikizamini cyacu. Tugomba guhagararamo. Iyo uhagazemo ushobora kumaramo amasegonda 3 ukongera uhagaruka muri ya bogisi, ureba imbere yawe finishing ibihari, akaba ariho uza ugatera moto yawe. Uba uvuye muri bogisi ugitera muri finishing, nibwo ubusoje cya kizamini cyawe. Aha ngaha ubutsinze, uhita uva kuri moto ugashyira kuri stade, ugakuramo kasike ukayishyira kuri moto. Afande nawe nibwo ajya yaza aje gutora cya kinyabiziga. Kubera rya koranabuhanga bahita bakubwira ko usoje exam yawe, bagahita bakubwira resultat wagize, bakakubwira ko utsinze. Iyo ubashije kubikora neza uratsinda. Kandi murabona ko iki kizamini cy'ikoranabuhanga ntago gikomeye, ahubwo icyo bisaba ni ukukiga neza, tukabikurikiza, tukamenya amabwiriza yacyo akigenga, tukirinda amakosa yatuma dutakaza amanota. Duhaguruka dufite amanota 100%. Uko ugenda ukora ikosa niko babasha kugenda bagira amanota bagukata. Urumva ko bitandukanye na biriya twakoraga bya circulation n'amakona, hariyaho uri kumwe n'umupolisi ukora na demarage. Ariko hano ku ikoranabuhanga urumva ntago ari ibintu bigoye. Mwaza neza muri Action College tukabigisha. Welcome. Okay, aha ngaha rero nibwo tuba tugiye gutangira cya kizamini cyacu cy'ikoranabuhanga. Urabona ko ikinyabiziga cyacu kiba kiri hariya ari cyonyine, nta muntu uba ukiriho. We baraguhamagara mu mazina yawe, ugasanga ikinyabiziga cyawe, uraza ugisanga. Urabona hano kiba kiri muri start, niho utegetswe gutangirira. Ikintu ukora, urabona kasike yacu baba bayisize hano mu mahembe, kuko hano inyuma haba hariho iriya bogisi irimo ziriya sensa. Ntago kasike bayishyira inyuma, niyo mpamvu bayishyira mu mahembe. Ikintu tugomba kwitondera aho tugiye gutangira exam yacu hano rero, ni ikintu gikomeye cyane ugomba kwitaho wowe munyeshuri. Ikintu ukurikiza, uraza ugasanga moto iteye hano muri start ibiri kwaka. Kandi noneho iyo moto yawe iri kwaka nibwo ufata kasike witonze ukayambara. Iyo umaze kwambara ya kasike yawe, ureba ko wafunze indumane yayo, ariyo twakita sentire. Kuko iyo ubashije kugenda utafunze kasike yawe, ufunga ino sentire, uba ukuwe muri exam. Noneho ugeze hano kuri moto yawe ibiri kwaka, barakubwira ati we runaka mu mazina yawe, niwitegura uvuze ihoni. Urumva ko aho ngaho baba bakubwira ati urasaba uburenganzira bwo gutangira exam. Kirazira ko witangiza exam. Iyo witangije exam hano ubutsinzwe. Dore ibanga rero tugomba kwitaho cyane. Hari amabwiriza 4 y'ibanga ugomba kwitondera, kuko niyo makosa wakora agatuma uva muri exam. Ikosa rya mbere ni ukugenda ku kinyabiziga utambaye kasike. Iryo ni irya mbere. Irya kabiri ni ukudafunga yandumane yacu. Niyo wabikora neza ugasoza, ntago uba wubahirije ya mabwiriza. Aho ngaho ubutsinzwe kubera ubutafunze iki yandumane ya kasike yacu. Aha ngaha rero irindi kosa, kugenda ukitangiza ikizamini batakubwiye ati tangira ikizamini. Iryo ni irindi kosa. Irindi kosa, kugenda utazamuye stade ya moto, naryo ni ikosa rigukura mu kizamini. Aha ngaha rero nibwo tugiye gutangira exam. Urabona ko ujya ku kinyabiziga cyawe witonze, wirinda kuzamura ukuguru ukunyuza inyuma kuri bogisi. Ahubwo uritaza ukajyana ikirenge cyawe neza, ukagishyira ku kinyabiziga, ukazamura stade iy'iburyo n'iy'ibumoso. Warangiza ugashyiramo vitensi, nibwo bakubwira ati we runaka niwitegura uvuze ihoni. Ikintu usabwa gukora, shyiramo indangacyerekezo yawe y'ibumoso. Numara gushyiramo indangacyerekezo y'ibumoso uvuze ihoni, kuko uba witeguye gutangira ya exam yawe. Aho ngaho nibwo uzafata ukangaja vitensi yawe,
ugashyiramo vitesse imwe kuko niyo tubasha kunyuranamo hano, kandi nta fire zikoreshwa ahangaha muri ino examen yacu hano mu munani mu nzitizi no muri iriya nzira irombereje. Cyereka muri box mu guhagarara nibwo dukenera ya fire yacu iy'imbere n'iy'inyuma tukabona kuyifata. Ahangaha nibwo ujya ku kinyabiziga cyawe ubusanze n'ubundi cyaka ugashyiramo vitesse yawe ya mbere. Iyo umaze gushyiramo vitesse ya mbere nibwo ushyiramo, uhita usubiza ikirenge cyawe cy'iburyo hasi, icy'ibumoso ugahita uzamura ikirenge cy'iburyo ukagishyira ku ruhande rwa fire, ukirinda gufata fire. Noneho hano nibwo uba witeguye guhaguruka. Ikintu ukora ni akariro kawe ugenda uringaniza gakeya mu rugero, ukatangira ikizamini bakakubwira ati we runaka atangira ikizamini, ukajya wahaguruka uba uhawe uburenganzira. Iyo uhagurutse, iyo winjiye utuzimya ndangacyerekezo. Hano urabona ko ugenda witaza wa munani wawe neza, utagenda witaza gake. Hano ugenda uhunga za nzitizi zacu, urabona hano ugenda witaza gake gake uhunga za nzitizi zacu witonze ukitaza. Ahangaha ugashyiramo ndangacyerekezo y'ibumoso ugiye kunyura mu yacu irombereje. Urabona ko hano bitagoye. Soje ya nzira yacu ino nzira yacu irombereje nibwo tujya hariya kuri wa muvuduko wacu tukangaja vitesse ya kabiri. Nibwo duhita dushyiramo vitesse ya kabiri tukaza tujya hano muri box yacu. Nibwo tugera hano tukarekura muri kimwe cya kabiri. Hano ubasha guhita uhagarara ugafunga moto yawe hano muri box. Iyo uhagaze muri ino box urinda ko amasegonda 7 yagusangamo. Hano icyo ukora nibwo ujya warekura ya fire y'ikirenge n'iy'imbere, ugahaguruka ukava muri box yawe ugatera hano muri finishing. Hano ubutsinze ya examen yacu. Murabona ko bitagoye. Hano utsindiye kategori yawe. Ikintu uhita ukora upangura amavitensi yose mu kinyabiziga cyawe, urazipangura ukazikuramo ugashyira kuri stade. Aho ngaho ugakuramo kasike yawe, uhita uzimya n'ikinyabiziga ugakuramo kasike ukayishyira kuri cya kinyabiziga. Aho ngaho afande nawe icyo akora ni uguhita aza agafata ikinyabiziga. Hano uba watsinze. Murabona hano ko tuba dusoje ya examen yacu. Ahangaha ku ikoranabuhanga uba umaze gutsindira kategori yawe. Urabona ko kino kizamini cy'ikoranabuhanga ntago kigoye. Murakaza neza muri Action College tubigishe neza, buri wese abashe gutunga kategori. Murakaza neza. Gana Action niba ushaka kwiga indimi. Gana Action ushaka kuba umusirimu. Gana Action.